Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Atatuje kusohora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese nuko iki tutatuje kusohora kino kizami kiba kimaze gukorwa nuko ibibazo biragaruka. Wakosohora kino kizami kimwe kimaze gukorwa wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo muri iki kizami kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe ututsinde ikintu busabwa nuko na kugiye kino kizami kiba kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo ujye ukibonera ku gihe. Mbere y'uko ureba iyi video ujya aho hasi hasi umukara handitse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kwakanda ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icyambere yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo byabajijwe byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Kanda subscribe rero kugira ngo ibi byose nijya bishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe bagusharinga linki. Kandi nawe ifite smartphone ushaka code twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tubwira akarere ushaka gukoreramo tubwira itariki ushaka utubwire n'isaha ushaka tugufashe ko na code mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda guza twigane mu ishuri cyangwa se ufite akazi katakura guza twigane mu ishuri turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha ubona aboneka ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka tuba dufite amasomo ateguye neza imyitozo myinshi tugeneye kwa bino bibazo bikunda kuza twakwigisha twatwize ko nugerwa uzakora rimwe ugahita usinamo twandikiye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa koresha nimero tuza twigishe mudasobwa. Ukeneye ko tuguhugura mbere y'uko ujya mu kizami warigishije ariko mbere y'uko ujya mu kizami ukeneye guhura n'umwarimu koresha nimero 0789351626 tuze tuguhugure ujya mu kizami ukore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko rero wamaze gufata agapapuro ndakeka ko wamaze gufata agakaramu ndizera ko wamaze kanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri ufite ikimenyetso kibura cya mpande 3 wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze. Wari utwaye imodoka igupfiriyeho ntiwayiterura mu muhanda ariko iyo ufite kino cyapa kiburira cya mpande 3 kiburira hari intera ugishyiramo kugira ngo ibinyabiziga biza bigusanga bimenye ko hari ikibazo kiri mu muhanda. Ese ugishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze? A ngo metero 5, B metero 25, C metero 45 mu gihe kuri D bari kutubwira ngo metero 100. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye tireze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugitamo ndizera ko isocyanya cyo maze kucyandika ku papuro hari isoki kuri nta kindi ni B muri metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze. Nuramukuri kugenda mu nzira nyabagendwa ukabona kino cyapa kibura cya mpande 3 mu muhanda uzamenye ko hari ikibazo kiri mu muhanda umenye ko hari ikinyabiziga cyagiriye ibibazo mu muhanda umenye ko ugomba kwitonda. Ndakeka ko rero waramusamo B ndizera ko waramusaniye ku papuro utari wahisemo ndiza ko nicyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga ntiyahora yaka abashobora kuzimwa. Ese yazimwa mu bihe bihe? Ango iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. Bengo iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100 kirese umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyakurikiye acana zimya vuba vuba amatara maremare. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri niba ari bwo bwa mbere dukosora ikizame bashizwa ngo A ikaba ari isoci cy'ukuri na B ikaba ari isoci cy'ukuri mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari isoci cy'ukuri B ikaba atari isoci cy'ukuri ndetse na C ikaba atari isoci cyanyacyo aho ni kuri D. Wowe hano urabona isoci cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoci kuri amaze kugitamo
ndizera ko icyo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro handitse cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Uba wazimya amatara maremare iyo umuhanda umurikiwe hose kandi umuyobozi ashobora kubona nibura mu ntera ingana na metero 200. Birumvikana haracyari ku manywa, umuyobozi w'ikinyabiziga yareba muri metero 200 imbere ye, ndetse n'iyo ikinyabiziga gikurikiye mu ntambwe zitagera muri metero 100, keretse umuyobozi wacyo ashaka kunyura ku cyo akurikiye acana azimya vuba vuba amatara maremare. Wari wahisemo A iba ari ikiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B ni ikiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, ko mu kibazo baduhayemo ibisubizo bibiri, rero ugahita uhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo byombi. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo akanyabiziga gasunikwa cyangwa ibyo gatwaye bidatuma umuyobozi abona neza imbere ye, uwo muyobozi agomba gukora ibi bikurikira. Aba ashobora gukora iki? A gushaka umuherekeza, B gukurura ikinyabiziga cye, C A na B ni ibisubizo by'ukuri, gushaka umuherekeza cyangwa se gukurura ikinyabiziga cye, aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro, hari icyo cy'ukuri nta kindi ni B, gukurura ikinyabiziga cye. Mu gihe ibyo utwaye ku kanyabiziga kawe biri gutuma utareba imbere neza, ukurura ako kanyabiziga. Ndakeka ko waramutamo B. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626, tugufashe kubona kode nziza. Ukeneye kwiga, murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga, umuntu asigaye aba yicaye mu Rwanda akiga muri Amerika bigakunda. Nibwo buryo dukoresha iyo tugiye kukwigisha uri kure bitagukundira, gusa twigane mu ishuri. Tuguha link ukayikandaho, tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu, icyo twashyizemo ukajya urakibona muri telefoni yawe. Rero twandikira cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626, tukwigishe aho waba uri hose mu gihugu cyangwa se uri no hanze wenda kuza mu Rwanda. Turakwigisha ukazaza uhita ukora rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Rero mutwandikira cyangwa muduhamagare kuri izo nimero mbahaye, ibyo byose tubafashemo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Icyapa kivuga ko utemerewe kujyayo ariko n'abariyo batemerewe kuvayo, ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Ese kirangwa no kuba gifite ubuso bw'ibara risa rite? A umukara, B umweru, C ubururu, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo umutuku. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro, hari icyo cy'ukuri nta kindi ni B umweru. Icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, kikaba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, buso bw'umweru, nta kirango kiba gifite. Murabizi ibyapa ukunda kwibaza haba mu buryo bw'amagambo cyangwa mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi ko wasubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda nagukoreye, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba kugira ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20. Nukuvuga ngo icyo kinyabiziga cyavuzeho n'ikiri muri metero 20 ukaba wabyumva. Ibiye binyabiziga angwa amapikipiki, B velomoteri, C ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro, hari icyo cy'ukuri nta kindi ni B velomoteri, niyo igira ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20. Nuvuga ngo yavuze ihoni iri muri metero 20 ukaba wabyumva. Murabizi bitewe n'uko ikinyabiziga gikoze, ibikoresho by'ihoni bigenda bitandukana. Muzarebe nka biriya binyabiziga bikora ku mihanda, kivuze ihoni nubwo waba uri mu mubande ukaba wabyumva, ariko velomoteri yo ibifite ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa gisobanura. Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo, nta kirango. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe. A uburenganzira bwo gutambuka mbere, B uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye, C ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri.
A uburenganzira bwo gutambuka mbere na B uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Wowe hano urabona icyo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni A uburenganzira bwo gutambuka mbere. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere, kikaba kivuga ko wowe umuyobozi w'ikinyabiziga ukibonye ufite uburenganzira bwo guhita utambuka mbere aho hantu ugeze. Murabizi tujyamo kwatana ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. So ko YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iyo video nawe ukoreye, ubonye utari kuyibona nyandikira kuri WhatsApp 0789351626. Iyo video nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ni cy'umuyobozi w'ikinyabiziga yakora mu gihe abonye icyapa kibura cya mpande 3 gitukura mu muhanda. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ango hagarara utegereze amabwiriza. B umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko wateganya icyago imbere ye. C kukireka ukaguma ku muvuduko ufite ugakomeza, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo hagarara kuri icyo cyapa cya mpande 3 mbere yo gukomeza. Ese hano urabona icyo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyukuri nta kindi ni B umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko ateganya icyago imbere ye. Ni cya cyapa kibura cya mpande 3 bashyira muri metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze. Rero kino cyapa urakibonye umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba kumenya ko ugomba kugabanya umuvuduko uteganya icyago imbere yawe, kubera ko imbere hakunda ko hapfire nk'ikindi kimodoka mu muhanda. Rero niyo mpamvu uhita ugabanya umuvuduko uteganya ko icyago gishobora kugutungura imbere yawe. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kwandika wa papuro. Utayiwahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ni ikibazo w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda. Ese ugomba gukora iki? Aho kuvuza ihoni kugira ngo zihunge. B umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. C kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kuvuza ihoni ukava, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Hano urabona icyo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cyukuri nta kindi ni B umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Ukagabanya umuvuduko zigatambuka, akenshi kwirinda ibyago ugabanya umuvuduko cyangwa se ugahagarara. Ndakeka ko rero wowe waramutamo B, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ugeze bwa mbere habereye impanuka yo mu muhanda, harimo inkomere, wakora iki? Urabona ko imodoka zagonganye, ntihaburamo inkomere, imodoka zagonganye ku buryo. Ese wakora icyo hageze bwa mbere? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. Ango gusohora inkomere mu kinyabiziga. B kubaha icyo kunywa. C kumenyesha impanuka no guhagarara. C kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Ugeze bwa mbere habereye impanuka, umenyesha impanuka, ushobora guhita uhamagara 112 nimero ya polisi, no guhamagara ubutabazi ushobora guhita uhamagara n'impangukira gutabara. Ndakeka ko waramutamo C rero, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho cyangwa se ari byo mwita kudepasa, mu gihe ikinyabiziga cyacu bakidepashije, ango tugomba kugabanya umuvuduko. B tugomba kongera umuvuduko. C tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A tugomba kugabanya umuvuduko
mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho uba ugomba guhita ugabanya umuvuduko. Njya mbona abayobozi b'ibinyabiziga bamwe bakora amakosa, waba utangiye kumudepasa umunyuzeho ukagira ngo wari umwibukije ko ari kugenda gahoro, ukabona ahise yongeza umuvuduko. Biriya bintu biba byabateza ibyago, kandi ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Wabona hari undi muyobozi w'ikinyabiziga wakunyuzeho ugahita ugabanya umuvuduko, cyangwa se ukagabanya umuvuduko wari ufite. Ndakeka ko waramaze guhitamo A, ndizera ko waramutse ku rupapuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu. Fata telefone yawe twandikire cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Tegereze neza. A, nyuma y'umwaka umwe. B, nyuma y'imyaka 2. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri nyuma y'umwaka umwe cyangwa se nyuma y'imyaka 2. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko icyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni B, nyuma y'imyaka 2. Uguze ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere rero nyuma y'igihe kingana iki? Ni nyuma y'imyaka 2. Ndizera ko waramutamo A, utari wahisemo ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? Amatara ndangacyerekezo nibyo mwita ngo ni ibinyoteri. Ese ni ryari uba wakiyakiriza rimwe? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. A, ngo mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda. B, mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, na B, mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. Bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Handitse cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda nk'ikinyabiziga cyawe gishobora kuba cyacitse nka feri, rero ugahita ukoresha n'amatara ndangacyerekezo yose kugira ngo waburire ko ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. Ndakeka ko uramutamo rero C, ndizera ko uramutse ukandika ku gapapuro. Utari wahisemo rero C, ndizera ko n'icyambuka kije urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ugeze mu masangano y'umuhanda usanga ibimenyetso bimurika bidakora, wakora iki mu gihe umukozi ubifitiye ububasha guhaye iki kimenyetso? Ugeze hariya hari ibimenyetso bimurika aho biba biri gukoresha amatara 3 ariyo umutuku, umuhondo n'icyatsi, ugasanga bitari gukora byapfuye. Nibyo mwita muri ndimi z'amahanga ni feu rouge. Ariko ukasanga umukozi ubifitiye ububasha, ushobora kuhasanga umupolisi cyangwa se undi mukorerabushake ariko bafite ibintu bibaranga, akaguha kino kimenyetso. Ugomba gukora iki? Ushobora kwitwara ute? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, ngo gukata ibumoso gusa. B, gukata iburyo gusa ugakomeza imbere. C, guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo komeza imbere gusa. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Mbibutsa ko video y'amashusho yose abazwa namaze kuyakorera iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ni ingenzi Rwanda subscribe kugira ngo rero nujya nshyiraho isomo ujye turibonera ku gihe, cyangwa se wabona utari kubona rino somo ukanyandikira cyangwa ukarishakaho nkari guhereza mu gihe kitarenze iminota 2. Ndakeka ko isoko amaze kugihitamo. Ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Nese cyukuri nta kindi ni C, guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, kubera ko hari ahantu hakunda kuhahurira imihanda myinshi ijya mu byerekezo bitandukanye. Rero mu gihe biriya bimenyetso bimurika bidakora, biba ngombwa ko haza umukozi ubifitiye ububasha akagera abayobora. Rero mu gihe aguhaye kiriya kimenyetso urahagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, hari abandi aba yemereye, nawe mu gihe gitoya agahita kwemera ugakomeza urugendo rwawe. Ko atabayoboye buri wese agatambuka uko abyumva, biba byabateza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kugaragara nijoro igihe ijuru rikiye mu ntera nibura ajya. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona no matara ndangacyerekezo mu ntera ingana iki? A, ngo metero 100.
waba uri muri metero 100 ukaba wabona n'amatara ndangacyerekezo. B metero 200, C metero 150, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo metero 250. Hano urabona icyo kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cyamaze kugitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hano icyo kuri nta kindi ni C muri metero 150. None iyo bavuze ngo nijoro gijuru rikeye, hari abantu bahita bavugira ngo ni saa 11:45 bugiye gucya. Oya, birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro, ariko mu kirere kibuditse, nta kicu gihari kibuditse mu kirere. Nibyo bita ngo nijoro gijuru rikeye. Nyine ikirere kiba gisa nkaho gikeye, nta bicu birimo bibuditse. Nibyo bita ngo ni igihe ijuru rikeye. Hari abantu benshi rero bahita bagira ngo ubwongo bugiye gucya ni saa 11:45. Oya, nicyo gihe baba bashatse kuvuga. Ndakeka ko rero waramutamo C. Bibusa ko amatara yo kubisikana yo agaragarira mu ntera ingana na metero 40. Amatara ndangacyerekezo yo ni muri metero 150. Amatara ndangamurumbarare ni muri metero 200 nibura. Ndakeka ko nibaramuka bikubajije, nubwo naba mbivugiye hano, urahita ubikora. Ikibazo cya 15 kibaza ngo iki cyapa kivuga. Cyapa kivuga iki? A, iherezo ryo gutambuka mbere. B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. C, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Kino cyapa rero iyo ukibonye, ese ninde utambuka mbere? Ese ni wowe cyangwa nabaza bagusanga? Tegereze neza ku birango. Ni wowe utambuka mbere, kubera ko wowe uri kujya imbere uri mu mweru, abaza bagusanga bari mu mutuku. Rero uratambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere. Hari abantu bakunda kubyitiranya no gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya. Gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya, ibinyabiziga biri guturuka aho wowe uri kujya nibyo bitambuka mbere, mu gihe hano ho ari wowe uratambuka mbere. Niyo mpamvu turahita duhitamo C ivuga ngo ni ugutambuka mbere y'ibinyabiziga biri guturuka imbere. Ndakeka ko rero waramutamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyapa kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kibaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha velomoteri ni we muvuduko A, ngo kilometero 50 mu isaha, B, kilometero 40 mu isaha, C, kilometero 30. mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha ni uwuhe? Tegereze neza. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 50 mu isaha. Atari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu isaha bari kilometero 50. Noneho kwa zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange abari kilometero 60 mu isaha. Noneho kwa ziriya modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe abari kilometero 25 mu isaha. Noneho ku mavatiri y'ifasi abari kilometero 75 mu isaha. Mba ngomba kubivuga hakiri kare kugira ngo nuhura nabyo uhita ubikora nabikubwiyeho hakiri kare. Ibintu bya kilometero naka mu isaha ntuzabigireho ikibazo. Ikibazwa cyose kigenda gifite moteri ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu isaha. Ndakeka ko rero warafitamo A, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamo kikije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo umuyobozi ugenda mu muhanda igihe ubugari bwawo budatuma anyuranaho nta nkomyi ashobora kunyura mu kayira k'abanyamaguru, ariko amaze kureba ibi bikurikira: ugeze ahantu umuyobozi w'ikinyabiziga harafunganye, unyuranyeho wateza inkomyi. Ushobora kunyura rero mu kayira k'impande k'abanyamaguru, ariko umaze kureba kimwe muri ibi baduhaye. Umaze kureba iki? Anga umuvuduko w'abanyamaguru. Ese abanyamaguru bari kwirukanka cyangwa bari kugenda gahoro? B, ubugari bw'umuhanda. Ese umuhanda wacu ni mugari cyangwa urafunganye? C, umubare w'abanyamaguru. Ese hari umunyamaguru umwe cyangwa hari abanyamaguru benshi? Mu gihe kuri direct kugira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo,
ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro hari iso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta iso cy'ukuri kirimo? Ni ukubera ko nta na rimwe biba byemewe kunyura mu kayira k'impande k'abanyamaguru ngo hatwarire ikinyabiziga. Icyo wareberaho byose ntabwo biba byemewe. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta iso cy'ukuri kirimo. Ndizera ko usobanukiwe impamvu duhisemo D. Ndizera ko n'ikiyabuga kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo icyapa kigizwe, icyapa gifite ishusho isute, gifite ubuso busute. Ibyo nibyo bashatse kukubaza iyo bakubajije ngo icyapa kigizwe n'iki. Ango ishusho ni mpande eshatu, ubuso ni ubururu. Be ishusho mpande eshatu, ubuso umukara. Se ishusho mpande eshatu, ubuso umweru. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro hari iso cy'ukuri nta kindi ni C. Ishusho ni mpande eshatu, ubuso bw'umweru. Urabona ko ishusho ni mpande eshatu. Iyo bari kuvuga ishusho ubundi y'icyapa ni ibi baba bavuga. Bari kukubaza icyo cyapa ni mpande eshatu, icyo cyapa ni uruziga cyangwa icyo cyapa ni mpande enye. Icyapa rero gifite ishusho ya mpande eshatu, ubuso bw'umweru. Ndakeka ko rero waramuzamo iso cy'ukuri ari cyo C. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikiyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Wabona ibyapa biri kukugora ugasaba kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, asigaye ukayireba kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugore. Ariko mwibutsa ko aho waba uri hose mu gihugu, waba uri n'imahanga wenda kuza mu Rwanda, turakwigisha mu buryo bwa online aho amasaha ubona ubonekaho ku munsi akunogeye. Tuguha ariko ukayikandaho tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu ukajya urakibona muri telefoni yawe. Murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga aho waba uri hose. Rero twandikira cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tukwigisha ujya mu kizamini ukore rimwe uhite utsinda. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagaruro muri bishobora kuba bifunze ku gice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi. Ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Ibe ibipimo kuva ku butaka ariko ikinyabiziga kidapakiye. Hano ibisubizo bine baduhaye: A santimetero 30, B santimetero 40, C santimetero 50. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo metero imwe na santimetero 55. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B santimetero 40 kuva ku butaka ariko ikinyabiziga kidapakiye. Ndakeka ko waramusta mobile. Ndizera ko waramusikandika ku papuro. Ikibazo cya 20 nacyo cyanyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabizigamo kabiri. Uhereye ku murongo ugabanya ikinyabizigamo kabiri mu burebure bwacyo, ariko nibikurikizwa ku matara akurikira. Nibikurikizwa ku yahe matara? Ango itara ndangamubyimba, B itara ndangaburumbarare, C itara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga inyuma. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B byose nibyo. A itara ndangamubyimba na B itara ndangaburumbarare byose nibyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C itara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga inyuma. Ryo mubona ko nta rindi biba biteganye, riba riri ukwaryo, niyo mpamvu ridakurikiza iri tegeko. Ndakeka ko waramustamo C itara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga inyuma. Ndakeka ko waramusikandika ku papuro. Ubonye ibibazo byerekeye ku matara, ku bipimo, ku ntera biri kukugora, ndi kugutegura amasomo isaha n'isaha twayashyira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Kanda subscribe rero kugira ngo uzahite uyabonera ku gihe nkimara kuyashyiraho. Ndizera ko kino kizame dukosoye ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkize ujye uhita ukibonera ku gihe, ko ni cyatuma ujya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 utubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode nziza, tuguhe n'imyitozo ariko ushaka kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhite utsinda.
ukeneye kwiga aho waba hose mu gihugu turakwigisha, bwaba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe. Ukeneye noneho ko tuza tukakwigisha mudasobwa, turaza tukakwigisha mudasobwa. Ukeneye ko tuguhugura warigishije ariko mbere yuko ujya mu kizamu ukeneye guhura n'umwarimu, turaza tukaguhugura ukagenda mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikira cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. ibyo byose tubafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.